mwite mama J cyangwa se umwite mama wa mipango. Umumama ngira nk'uko mugenda mubibona, umwe mu bamama bakomeye cyane, umwe mu bamama babyaye umwe mu bahungu b'ibihangange hano mu Rwanda, by'umwihariko mu kugenda bakora cyangwa se bavuga ibigendanye na showbiz nyarwanda. By'umwihariko ngira nk'uko mugenda mubibona, nimwe cyangwa se namwe mu mafoto y'umumama abenshi bakomeje kugenda bibaza ngo ninde, ariko nta wundi, uyu nguyu ni mama wa Jay Squeezer cyangwa se akaba mama wa Jay wa mipango, cyangwa nk'uko abenshi bakunda kubivuga, cyangwa se nawe yita umwami w'abagore. Ngira ngo abenshi bakomeza kugenda bavuga bati ariko Jay Squeezer icyatwereka umubyeyi we, abandi bati Jay Squeezer icyatwereka mama we. Ariko ngira ngo nk'ubu ngubu nk'uko mubibona, murabona yuko bari kumwe, ngira ngo ni ifoto irenze imwe. Abenshi bakomeje kugenda bavuga bati uyu nguyu ni tante we, abandi bati uyu nguyu ni umwe muri famiye ze, ariko amakuru atugeraho kandi yizewe nuko uyu nguyu ari mama Jay Squeezer wa mipango, ndetse akaba ari umubyeyi we iwa nyawe. Ngira ngo amagambo agenda cyangwa se amwe mu magambo akunda kugenda avugwa, haravuga bati ese undi Jay Squeezer agira mama we. Ngira ngo ibyo ngibyo bikunda kuvugwa n'abantu akenshi, wenda kwa kundi Jay Squeezer avuga ati ngewe ngiye gukebura umuntu cyangwa ngiye kumuhitura, aho agenda ashobora kuba yabwira umuntu amagambo wenda atari meza, abandi bakavuga bati ntago umuntu ufite mama we yakagiye avuga amagambo ameze gutya. Ariko twibutse yuko nta kuntu, cyangwa se buri wese buriya avuga ibintu bitewe n'amarangamutima ye, cyangwa n'uburyo, cyangwa se na situation arimo, cyangwa bitewe n'abamukomerekeje. Ariko Jay Squeezer cyangwa se Kasuku afite mama we, ngira ngo nk'uko mugenda mubibona, ndetse umwe mu bahungu bakunda ababyeyi babo by'umwihariko, dore ko iyo Jay Squeezer ngira ngo ku bantu bamuzi, iyo muganira cyangwa iyo mugenda muvugana, akubwira yuko nta muntu n'umwe mu buzima umurutira mama we. Ngira ngo n'amagambo agenda ahwihwiswa n'abantu bavuga bati Jay Squeezer nta mama we agira, Jay Squeezer nta muryango agira. Ariko kugeza magingo aya ngaya, cyangwa se kugira ngo ubiyumve neza, nuko Jay Squeezer afite mama we. Ngira ngo si we gusa, kuko ngira ngo murabona n'iyi foto mugenda mubona hano, afite na mushiki we, ndetse urabona yuko mushiki we baranasa, ngira ngo urebye ku maso asa na mushiki we cyane. Rero ku bantu bajyaga bibaza Jay Squeezer cyangwa se umwami w'abagore, umwite umwe mu bagabo cyangwa se mu nkingi za showbiz nyarwanda, afite mama we, kandi mama mwiza rwose, ubona yuko ari umubyeyi w'urukundo, umubyeyi umwenyura, umubyeyi wishimye. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu, yitwa Tahatibu World. Ni mu gace twise Tahatibu Update, aho tuba tukugezaho amwe mu makuru utasanga ahandi. Ngira ngo iyi ngiyi ni imwe mu nkuru udashobora kubona aho ariho hose uretse hano iwacu. Dure muri comment, ngira ngo umuntu wese yakwifuza kugira mama. Burya iyo ufite mama, iteka uba utewe ishema no kuba ufite umubyeyi. Dure muri comment mutubwire ese nawe umwe mu bantu bajyaga bibaza byinshi kuri Jay Squeezer, ndetse no kuba afite ababyeyi cyangwa atabafite. Dure muri comment. Ariko umuntu wese yaterwa ishema no kugira mama we, ndetse mama we umukunda, mama we umwenyura. Njye nitwa Eni Yusufu. Duhure muri comment.